umunyabyaha turiya nutukira uzika amafaranga Imana nzega ntago ari bayari tunyerera kambe mfunze nkwereke fresh. Turutse he? Shampo kuri back. Kuri back. Hari umugabo waronyereza agacupa. Ubu hari amafaranga ufite. Abesha, uko se kazungu nawe muhuye. Kazungu yagusize. Kuko arakumbasha. Nta kibazo. Turi kumwe. Kirarenze. Kanza ari amafaranga yikinyerereho. Aujourd'hui aussi c'est Ako shabite byawari ibyangombwa byawe ko bite byawe ibyangombwa byawe kamanze mu ijambo ry'Imana riravuga ngo ndo ndimo nisomera agatabo ku mutuzo ijambo ry'Imana hano kwa Yesaya riravuga ngo Imana nzagaburira abashonji bazansenga bizeye kandi nzabaha icyo bashaka none ngenda ndabona amafaranga so ubushatse kuvuga ko Imana ari guha amafaranga Imana irangije kunsubiza uretse nkiraga kiza hasi nkukomagure Imana yavuga ngo nyuma yo kubona ibintu uzashira agakiza hasi ukomagure ndagukubita uretse mbenyashije muri aka gatabo k'Imana ubundi nze nkukomagure ko kubura nta kintu mubona mwe umusore uranzisha umva musore twumvikana wenda ducisha make twumvikana uzikari byangombwa byanjye umfashije ababyeyi kandi bikabona irangamuntu n'ikimenyamenye handitse amazina yanjye ubu hano wanyereka izina ryawe banyita Bank Nationale of Rwanda ngo sha uzikari byo koko ariko rikumbeshya ko nta foto yawe iri hose napfa ngiye kubyemera gute ikimenyimenyi ifoto yanjye iriho bamfotoye yari muri emvura bafotoye bwije nari meze gutya ariko uzikari byo mwa njyewe ntago nakubesha cyakora muranasa pe njyewe ndiye kavukire nese mwa ndemera ko ari ibyangombwa byawe ubu nta n'akantu uramaho akantu nkuhaho iki ko navutse muri igihumbi muri igihumbi ufite imyaka ingahe ntabwo kubera iwacu turya aya mabuye gaswe iyo umuntu yoroye umuntu ubundi ibyangombwa reba igipapuro cyawe butaka igipapuro cyawe butaka nicyo ye mudugudu y'amazi none ushaka kuntwara n'ikimenyimenyi nahinze ikawa barayifotora bayishyira kuri ibyangombwa byanjye reba n'iyi ngiyi none ushaka kuntwara ibyangombwa byanjye ni gute ushaka kuntwara ibyangombwa byanjye wabimaye ariko urabizi n'ubundi iby'indangare Yesu yasize abiga n'ubundi nanjye ngiye kuyakenyeraho ugende njye mu musarani oyaca muri musarani n'ibyangombwa byanjye ntabwo waca muri musarani ngo nemere wemere kingu byorere ndayajyana none ntabwo urayamaye ibyangombwa byanjye wagize vuba nazaye kukubwira gira vuba ndashaka yo kugenda uri kwiyandikira iyo mivundo yawe aho kutsekera wamenera gira vuba umenye ibyangombwa byanjye aho kwitwa n'ubumuga nakwitwa n'ubukene turacyari aha ngaha nukuri kwa Imana inkoreyemo ingira kira cyane ngo ni ibyangombwa kandi ari amafaranga Imana ikunda y'abanyarwanda koko navuye muri Bugande bambwira ko muri Rwanda ataroye gukira none ko gatsanzwe amafaranga ngiye kugura indaya
voka ebyiri Indaya mbaya. na ikira umuntu niyaguramo na super dip aricyo bita ya mutobyo N'uyu nguyu niwe. na indaya 10 uyu munsi ndaba ndi muri ehomba ahubwo nyihamagare kanze nyihamagare indaya Yesu we. muri aka kanya nsange muri mu rugo yego sheri nese wasanze muri rugo uko aharaga service chaka ko nkorera bangu kapite amafaranga natoraguye ariko ndaza kugwaho igihumbi nahuye ne musenzi wo muri Rwanda utamenyereye ibyo mu Rwanda nyene kubera arenjije ariko nyine nahise nyaka ayo mafaranga ubu ngubu ngiye kwinjoyinga muri aka kanya gira vuba urebe naye mugenzi wawe hawa undi bitaye teta teta nawe yarebe wa undi bitaye muneza mwese ndicha yo mutwe kwa mure rugo none wakinguye ngakubwira kufute ikibikere wabaye iki narindi kubaga amavandimwe Yesu we. narinje ngo nize kureba bwaburire nkunda kubagira Indaya mbaya. Hariya nange nari nangije kubagiraho abakobwa 20. Yesu niyo mpamvu ufite icyokere Ntabwo kureba ibyo n'umugongo naye bunaguri kucyavuna kuretse mugongo ubu ngubu uzongera gutera itabarira elega bina bintu bitera ubumugabuye mugongo bwe mugongo none ngiye kutera abakobwa 10 cyako kubaga muri aka kanya genda ubaga ariko nange nagije kubagiraho uziho emaraso none kutaka kuneza icya cyo hiriya nacyo genda nacyo urebe nacyo nimba hari umuntu utabagiyeho ntabwo Kubura nta kintu mubona mwe. kanze ndebe uko nigenza nyene muri aka kanya Yesu. ngaho ma kanya nanjye nkuraye akazi kazi njema ahubwo munshakire ibintu uzandakora amaye maraso kazi njema siko bivuna tabi nagabira wasanga kandi uyu ngore umukobwa uri kumumagara none cyangwa kubitira ngo Diane Indaya mbaya. yego N'uyu nguyu niwe. muri aka kandi kumva rwose ntavunaguritse nta mugongo nifitiye pe gushaka abana ari buva gukubitira muri aka kandi kumva navunaguritse sawa Ugize ngo ibikobwa ariko biranakomera Indaya mbaya. musohoka kubura nta kintu mubona mwe. ariko uriya mutipe igihe yagiriye muri enzo ntabwo yari yarangiza gukorara maze utegura humeka wa emuvandimwe umeze neza meze neza cyane nyine ndi kuva hariya hirya hari icyana amamagaye nagira ngo ujye kunyiza ku buriri ngira uko nigenda ubuse wa emuvandimwe we hari uriya mwana narinijemo yarari kuvuniramo emwana ntabwo yari yavamo se ntabwo yari yavamo ahubwo weho ubutegereje Yesu we. nadasohokamo igitanda yagishwanya yeguje nawe urahita ujyamo kubitira umwana wawe nta kibazo oya kanjye kureba ukuntu arimo kubikora naye cyane